umugabo yagiye mu Bufaransa muri 90 igitangira, agezeyo ahura n'abanyarwanda bamubwira ibintu by'intambara iri gututumba mu Rwanda ko akwiye kugumayo ntatahe. Arabareba bita abasazi, ati kinani ntimukizi, ati ibyo muvuga ntimubizi. Umugabo arataha, ageze ku kibuga cy'indege bari kuri 20 na zingahe sinibuka, ariko naza kumubaza z'ukwa cyenda. Nta cyumweru icyo nzi cyamaze mu rugo, kuko muri 90 bikubita inkotanyi ziteye, bamuhero bamufunga mu byitso, yafunguwe 92. Kaba n'undi muntu w'inshuti ba muri Kongo, aramaze kwambuka, umuntu araza aramwegera aramubwira ati tuzi ko ufite amafaranga y'amanyarwanda, ati wayazanye tukayakwambukiriza tukayavunjisha, kejo izo note zizahinduka tubizi. Ndarabara yavuga ati ni iminsi mike. Nyuma y'ukwezi yagiye ahantu kwishyura ikintu biramurangirana. Yari kukubwira ukuntu ahambye miliyoni hafi 20 nta n'ikintu zimumariye, agasagura hafi 2,000 gusa by'idolari yari afite icyo gihe. Wumva ko nyine yahombye. Izi nkuru zombi nzivugiye iki? Nzivugiye ko icya mbere ari amakuru. Zivugiye ko rimwe na rimwe hari igihe ubutegetsi budushuka ko buri strong, tukajya muri uwo munyenga tukibagirwa gupima ingufu zabo z'ukuri. Rimwe na rimwe n'ibintu bivugwa ntitubihe agaciro, tukikanga twagezweho. Ndashaka kubarabura cyangwa kubakebura cyangwa kubafungura akantu gatoya, kugira twige gusoma ibihe. U Rwanda ruri mu bibazo muri ino minsi. Kagame yamaze kutubwira ko yahisemo nuko azapfa, ubwo kazapfa arwana cyangwa resista cyangwa simbizi, ariko yamaze kubihitamo, yarabitumenyesheje. Sinzi nimba wowe rero warasomye ikarita ukabona aho ibihe biri kujya, ko aramaze gupanga nyuma y'ubu buzima bw'inkotanyi, nyuma y'ubu butegetsi bw'inkotanyi, nyuma ya Kagame cyangwa n'ikindi kintu cyose gishobora kuba, uko uzabaho. Ndashaka gusobanura neza icyo ndi kuvuga. Kagame simwifuriza gupfa, arakabaho n'imyaka 100, kuko jyewe nifuza kumubona tumuryoza ibibi yadukoreye kuko uko namubona mu isanduku. Nta kibimwifuriza rwose, Nyagasani amuturindira ahubwo. Ariko ntabwo ndi umwana, nzi ko afite imyaka itari mike, ashobora kurwara, aba batipe bashobora kumuhitana bari kumugera amajanja, cyaba ifobaga nabyo by'ibijenerali kimwe gishobora kumera amagabo kikamurangiza, ntawe ubizi. Uko biri kose hari ikintu gikomeye kiri gututumba. Ntago natumwe n'Imana, ntago neretswe, ndi gusoma ikarita, kandi rwose nimba nibeshya biraba ari amahire ku gihugu cyacu. Ariko icyo ntashaka ni ukumva namwe mutungurwa nka ziriya nkuru ebyiri mbabwiye, kubera kubura amakuru cyangwa kwizera ubutegetsi ukibwira koko udashaka kugira aho bujya. Ntacyo bigutwaye kumenya uko ukwiye kwitwara, ntacyo bigutwaye kumenya ikitwugarije, ntacyo bigutwaye gusoma hagati y'imirongo ukamenya ikiri kujya mbere muri ino minsi. Ntugapanga, ujya kuri banki ufata udufaranga twawe
ukatwibikaho, ukatubika wenda mu bishyimbo cyangwa mu muceri, uvuga ukagura, kuko abantu bazakenera kurya, ukishyuza ideni ryawe ryose aho riri, ukamenya ko udufaranga utwibitseho, ukavunja wenda amadolari, ukibikaho pasiporo, s'il-vous-plaît, ongere mbivuge, ukagira nimero nk'eshatu uboroka mu mutwe z'abantu mutari mu kaziga kamwe, ukibuka utudokima duke ushobora gukenera hagize igikubita ugafata ukagenda. Icyo ni igihe cy'intambara, ariko hashobora no kuba inzara nk'uko nabivuze, navuze ibishyimbo, navuze umuceri, navuze akawunga. Ni byiza ko icyo kintu cyumva neza. Nimba Kagame ari kutubwira ko bashaka kumurimbura, yarangiza ukabona ibintu Amerika iri kumusaba, tukaba twibuka ko ikintu cyose Amerika ishatse ikibona, s'il-vous-plaît. Hari ikintu abantu bajya bibeshyaho, nta mudemokarate, nta murepubulike, abanyamerika ni bamwe. Kuko nkunda kubivuga, mu bantu Kagame yafunze atabarenganije, yabafunze biciye inyuma y'amategeko, ariko mu bantu Kagame yafunze afite ikintu yabashinja kigaragara, Rusesabagina arimo, ariko niwe wamukozeho, niwe bamufunguje. Kubera iki? Kubera isi turimo uko yubatse. Rusesabagina konegisiyo ze n'amakosa Kagame yakoze amufata n'ibyaha yabikoreye, nicyo cyonyine cyamutabaye. Ariko ufashe Rusesabagina ukamugereranya na Kizito, ukamugereranya na Victoire, ukamugereranya na Karasi, ukamugereranya na Mushayidi, ukamugereranya na Rwisereka, ukamugereranya n'abandi bose tutagifite, cyangwa bose Rusesabagina niwe muntu ushobora gushyira hejuru y'abandi ukavuga uti wenda we afite ibyo yashinjwaga bigaragara kubera biriya bintu bya Nyabimata n'ibiki, ariko contraire niwe wamuhagamye. Kubera iki? Amerika yabyinjiyemo. Kagame rero yaribyimbije, atwibutsa ko ngo kugira ngo ave i Kigali ngo hazabanza habe intambara. Yavuze ati kereka nimutera igisasu muri gereza, uyu ndamufite, yakatiwe imyaka ye, azayikora irangize. Byagenze bite? Ubu ari he? Nyagasani amuhe amahoro, yarwanya urugamba. Amerika ikintu ishaka irakibona, ariko kandi tuzi Kagame uko ateye. Kagame utangiye kuvuga ngo byose ni urupfu, nahisemo uko nzapfa, nshobora kuba tugiye mu bihano. Navuze gupfa, ariko rwose nicyo cya nyuma. Dushobora kuba tugiye mu bihano, aho tutazongera kubona amafaranga avuye hanze, aho tuzakinishwa, kandi noneho dufite ikibazo cy'uko abategetsi bacu bafite ingeso yo gukunda ibintu bihenze cyangwa biva hanze. Batandukanye burya n'abantu b'i Burundi n'abantu bo muri za Tanzania. Kandi ibihugu n'ibihugu bishobora kubaho nta bintu byo kwiyemera, bakabaho nabi ariko bakabaho kandi bakabyakira. Ariko twe tugeze ku rwego perezida adashobora no kunywa amazi yo mu ruganda rwe rw'Inyange. Ngira ngo mujye muri icupa rimuteretse imbere mu biganiro barimo, n'amazi nanga nta bantu bayanywa, arahenze. Mu Rwanda nkeka ko nk'icupa sinzi uko rigura, ntabwo nshaka guspekera. Kagame cyane ingeso zacu z'abanyarwanda uko ziteye, dukunda ibintu byo hanze, dukunda ibintu kwimpressiona abanyamahanga, dukunda kugira, ntago dushobora na rimwe kuzabasha gusiriviva ibihano. Tandukanye n'u Burundi, tandukanye na mujya museka umuyobozi wa North Korea kwa gundi aba yiyambariye amapantaro akubura n'iki, ariko impamvu nuko aba byadozwe n'abantu mu gihugu cye, n'ibitambaro byo mu gihugu cye bikadodwa n'abantu mu gihugu cye. Twe mu gihe
tukigura n'umwenda na Itex bivuga ko ari uruganda igura tisi hanze. So my point is gu yacu yo gukunda ibintu byo hanze, gu yacu yo gukunda kugaragara neza, gu yacu biragoye kugira ngo tuzabashe gusavayivinga mu buriya ubutegetsi buramutse buhawe ibihano. Nk'ubu nimba mwakurikiye amakuru mwabonye ko Beneri yashyize hanze za nzandiko ngo bita ngo mpeshamwenda. Hari ibihuha byinshi bivuga ko amafaranga ubu ngubu ari muri Caisse Nationale ashobora gutunga igihugu ari amezi 2 gusa. Nta gihamya mbifitiye ariko ababizi niko bari kuvuga. Mwimagine tugiye ibihano kandi birashoboka ibihano biri gukomanga, kandi uyu mwaka birakomeye kurusha ibyigeze bibaho byose, kandi ko tuzi Kagame ari stable, ntabwo ibyo bizamuhindura direct, azabanza ahanyanyaze. Ariko turi mu bihugu 20 bikennye ku isi, ntabwo dufite ibintu bihagije twohereza mu mahanga. Tuzasavayivinga gute? Abana bawe, wowe ubwawe umaze imyaka 10 ukora, ariko habayeho amezi 2 udahembwa, wasavayivinga? I don't know. Nimba babaho, that's good. 5 uzi wayamara, bakugabanyirije umushahara wawe mo 2 cyangwa ifaranga riteye agaciro mo 2, ko birashoboka cyane. Kilo cy'umuceri kikajya ku 5,000, kilo cy'ibirayi kikajya kuri 5 cyangwa whatever. Waba hige kingana iki mu mushahara utunze? Wakeza ibingana iki? Amafaranga y'abanyarwanda mufite aramutse ataye agaciro, nkuko bitazabura, kuko byo bizaba byo nta banga ririmo. U Rwanda nirutangira kunanirwa kwishyura umwenda rwahawe, cyo rukora rutesha agaciro ifaranga ry'u Rwanda kugira ngo rubashe kwishyura. Wenda iyo ni ekonomi iri hejuru cyane, ariko niko bigenda. Imagine ukomeje ngo ibyo 100 cyangwa 50 hembwa, ariko bikaba byagura ibiro 5 gusa by'isukari. Ubwo nimba byagura 5 by'isukari, ndizera kumva ko bitagura kawunga ibiro birenze bingahe. How are you going to survive? Ntabwo ari kugutera ubwoba, cyo nshaka nuko planifiya. Tureke kuba nk'abana. Abana nibo bazi ko ari umuntu utajya utsindwa. Abana bazi ko se ari umukire. Abana bazi ko papa akomeye abamufite byose. Abana bazi ko mwarimu nta kintu atazi. Abana bazi ko umumotari baturanye ufite radiyo nziza ari we mukire. Nuko baba batekereza, ariko nkeka ko atari kukwiye gutekereza ku bijyanye n'igihugu. Igihugu cyacu kirasumbirijwe kubera intambara twashoye kuri Kongo. Kagame tuzi uko abayeho, ntabwo azigera yemera byoroshye kwemera ibyo Amerika imusaba. Kandi ikigaragara cyo, amagambo Amerika yavuze ejo bundi muri UN, amagambo Secrétaire d'Etat cyangwa uwungirije Secrétaire d'Etat amaze gusohora mu kanya kashize mu nama ajyanye na Kwamba, amagambo ambasaderi wa Kongo yavuze ejo hashize, aragaragaza ko nubwo Rwanda rwakwemera gukura ingabo muri Kongo, n'ubundi dushaka kuzakubitwa akanyafu. Sinzi ingufu kazaba gafite, ariko birashoboka. Igihe kinini rero ibyago nk'ibyo iyo bije, abo bigira ingaruka
ninjye nawe rubanda giseseka babandi batoya. Kagame ntateze kubura amafaranga yo kujya mu ndege, ntateze kubura ibiryo, ntateze kubura minerivare y'abuzukuru, abana boko bose barangije amashuri, ntateze kubura yo kwivuza n'abamwegereye bake. Ariko mwari w'inyagacaca kitifo ku ruheru, daso wo mwivundika, wareba aho waba uba hose, ntabwo ibyo bibareba. Ndashaka rero ntazabeho gutungurwa, mbifate nk'imbuzi. Ntabwo ndi gushaka kubatera ubwoba, ariko sinshaka ko umuntu atungurwa. Hari ibintu byinshi wakora ukabitekerezaho ibyo bintu. Hari ikintu gihendutse ukagura, udufaranga twawe ukatubika, byangombwa ukatubika mu mafaranga y'abanyamahanga, ntacyo uhomba, ntacyo uhomba. Ndagira ngo ntituzicuze aya marenga twaciriwe, kandi mumenye ko bishobora no kuba wese hakaba intambara. Kagame umaze imyaka ingahe abwira abahungu ngo barwane, iyi nshuro ashobora kubabwira ati mutahe, bakanga bagahindukiza imitutu y'imbunda bakayitwerekeza. Ibihugu byamatse ibihugu byakomeje guhagarara kuri Kagame bishobora gukoresha umwe mu bajenerali dufite hariya mu Rwanda, cyangwa izo ngufu bakazi FDLR, whatever, uko babigenza kose ntabwo nshaka twumve ko bishoboka. Cyangwa Kagame wa mugani bakajya kwivuza i Burayi, bakamushyiramo akantu bikarangira. Nyuma ye byagenda bite? Ko tuzi ko sisiteme yari we ihagazeho. Tekereza icyo kintu. Ufite umuryango, ntugu umwana, biragukanga ngo arakomeye. No, ntabwo akomeye. Ntabwo urugero rwa Rusesabagina, kandi si we wenyine. Hari izindi ngero nyinshi. 2013 mu bintu turi kubitwa ntabwo bwari ubushake. Obama yakoze ku rutsinga. Ibyabaye ni amakuru abantu batajya baganira hano, ariko birazwi. Ingaruka z'ibihano twafatiwe 2013 n'ubu ziracyahari. Hari abantu bazi umushinga witwa Global Fund, nayo mfite inshuti zawukoragamo. Warahagaze kuva icyo gihe, ntigeze ugaruka. Wagarutse ufite abantu 3 gusa bakoramo, ngira ngo ukorera muri RBC. Ntabwo wongeye kugaruka ngo ugere ku bantu bose nk'uko byari bimeze mbere. Igihano iyo kije kiza kije. Ibintu byo kwigagaza, mumenye ko turi igihugu gikennye, kidakora ku nyanja, kibayeho kubera inkunga z'amahanga. Amerika kuvuze ngo n'uwo mwagurishanyaga ibishyimbo arabireka, kuko ntawe ushaka gushyira mu bibazo. Nkuko nkunda kubabwira, hari abantu twasabiye Burundi mu myaka hafi 10 ishize, 2015. Ubu nitwe tugezweho. Nkuko nkunda kubivuga, kandi nimwe mu mpamvu yatumye nshyiraho runo rubuga, no kugira ngo dukangurane, duhumuke, tumenye uburenganzira bwacu ku gihugu, tumenye n'iki kigenda mu gihugu, tumenye n'ibiki bitwugarije. Just kumenya, kuko icya mbere ni iki? Icya mbere ni amakuru. Icyo muyakoresha kirabareba. Ntawe nteye ubwoba, just warning. Ni imbuzi isanzwe, uyikoresha icyo ushaka, ariko icyo nzi cyo hari ikintu gitutumba. Abajya ku mavi rero, musengere igihugu, musengere Kagame, ntananirane, ace bugufi. Ubundi aba baterankunga wenda bafunge ku maso, ibihano bagabanye, kuza byo bizaza. Ntabwo nshaka kuvuga nka Kizito ngo aho kugira ngo abanyarwanda bagerweho n'ibyago ngo bakere iminwe Kagame gusa. Nabyo simbimwifuriza, sibyo?
ariko sinshaka ko wowe umeze nkanjye, wowe muturage usanzwe, wowe ufite abana ku ishuri, wowe ufite bizinesi, utungurwa n'ibi bintu tukagubwaho gitumo twiringiye ko dufite ubutegetsi bukomeye. Haracyari manevure zishoboka, amafaranga uyibikeho, uhahe ibihagije, usome bihagije, wibikeho icyangombwa, ugire utunimero ushyira mu mutwe wawe twa hafi, uvuga uti ndamutse nambutse umupaka nahamagara runaka i Burundi, nahamagara umuntu muri Congo, nahamagara umuntu i Bugande se cyangwa whatever. Abana bato mwibuke kubibutsa kuvuga amazina yabo n'iwabo, ibintu nk'ibyo ntabwo ari ngombwa ko ari intambara gusa, ariko tutangire tumenye ko nayo ishoboka. Usangaho mukomere, gira umunsi mwiza. Uyu munsi nuko nareshyaga, ariko sinagira ntabasabye gukomeza gusangiza ubutumwa mvuga aha. Mukomeze muduhe ibitekerezo mu byo mwandika munsi, ariko kandi mukomeze mwite ku gihugu cyanyu, mugihozeho ijisho, mumenye ibigikorerwamo, uruhare mwabigiramo, icyo mwakosora, ndetse n'icyo mwasaba igihugu guhindura, kuko ntabwo ari ngombwa ko twe tubikosora. Nimba ufite connection mu bantu bafata imyanzuro, ubwira uti nyamara ibintu murimo wenda sibyo. Nta kibi twifuriza u Rwanda, icyo dushaka ni uko mukanguka. Mukomere, mugire umunsi mwiza, aho bwije murara haryana. Yari PAM, murakagira u Rwanda mwigengaho. Cheers.